Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe w'Umuyisilamu, ese ntiwaba uri muri ba bantu bataye idini ryabo? Ntiwaba uri muri ba bantu bafite ariko babona ko ibyo bafite ntacyo bibamariye? Bakabona bagenzi babo ibyo bafite ari byo bifite umumaro kuruta ibyo bo bafite, kabone n'iyo baba babarusha imitungo? Cyangwa uri muri ba bandi bamwe bagira icyo babona Allah yabahaye bakabona ntigihagije? Turi muri iyi si ya none y'aho umukire arira amarira amwe n'umukene, cyangwa se uwarundanyije imitungo akarira amarira amwe n'umuntu wahombye cyangwa se ibicuruzwa bye byahombye cyangwa se byabuze. Wiyumva ni umuyisilamu ushobora kuba ubura ibintu bitatu byonyine kugira ngo ubashe kubona umutuzo cyangwa se umunezero hano ku isi. Turarebera hamwe hadisi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iri mu gitabo cya Muslimu, ituruka ku musahaba bita Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, aho yatubwiye ati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana iratubwira iti qad aflaha man aslam, mu by'ukuri yamaze gutsinda, yamaze kubona ibyishimo, intsinzi wa wundi wabaye umuyisilamu ufite idini rye. Ni ukuvuga hari benshi mu bayisilamu batazi ko bataye idini ryabo kubera kujya mu bintu bya shiriki cyangwa se by'ubwangizi bituma umuntu abangikanya Uwiteka, hanyuma uko kwangirika cyangwa se kwangiza ukamuvana mu dini. Ubwo rero cunga ubuyisilamu bwawe, kubera ko iyi hadisi iratangira itubwira ati yamaze gutsinda wa wundi man aslam, wa wundi wabaye umuyisilamu ntatakaze uwisilamu bwe, waruzika kafafan, hanyuma akishimira ibyo afite. Ni ukuvuga ushobora kuba ufite byinshi ariko ukaba ureba ukabona bagenzi bawe nibo bafite byiza, yewe hari n'ababa bafite impungenge y'uko ibyo abandi bafite ari byo byiza kuruta ibyabo kandi bafite ibintu bimwe. Hanyuma icyanyuma waqanna'ahu Allahu bima atahu, kandi nanone akanyurwa n'ibyo Allah amuhereje. Ibyo bintu bitatu nurangwa nabyo uzaba ufite umunezero hano ku isi, ndetse uzaba mu bantu bashimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndabisubiramo, kuba uri umuyisilamu no gucunga ubuyisilamu bwawe. Kuba uri umuyisilamu gusa ntabwo bihagije ko ushobora kububura. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ubwo rero cunga ubuyisilamu bwawe hataha udashobora kububura. Hanyuma ikindi, waruzika kafafan, kuba wanyurwa cyangwa se wakwishimira ibyo ufite, yewe nabo ufite. Hari n'abantu baba bafite abadamu babo, baba bafite abavandimwe babo, ariko bakabona ntago ari beza kuruta abo babona abandi bafite. Ubwo rero nyurwa n'ibyo ufite mu Islam, ucunga ubuyisilamu bwawe, waqanna'ahu Allahu bima atahu. Hanyuma umuntu wamaze kwishima ni wa muntu unyurwa, Allah yahaye kunyurwa n'ibyo amuhaye. Hanyuma n'ibyo ufite Allah agenda guha ubishimire, kandi wishimire kuba ubifite, umenye ko hari ababibuze, bitume unyurwa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.